bwari buyobowe na Habyarimana, mvuga ngo Imana ikomeze kumuha iruhukiro ridashira, nubwo ari ibyo yakoze bitari byiza, ariko sinakwishima hejuru y'urupfu rwiwe. Nta kibazo kindi cyari gihari, gusa ako kantu kagiyemo ko kuvuga ngo abahutu nibahaguruke n'abatutsi nibahaguruke mu mashuri, cyangwa se bamwe bakiga abandi bagahezwa, cyangwa se icyo by'amaranga muntu hutututsi. Muri iki gihe abanyarwanda tureke ikintu cyitwa ubujiji, tuve mu bujiji, twishirireho ubuyobozi tushaka. Nimba ubu buriho nkuko mperutse kuvuga ukaba ubukunze, kuko biba byaturenze ibyo tubona n'amaso yacu, biteye ubwoba, aba ari ibintu biteye ubwoba bibabaje. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu ba channel yacu, mbifuriza amahoro y'Imana n'urukundo rw'Imana. Rero aka kanya ndabasuhuje mbabwira ngo ndabakunda kandi mbafite ku mutima. Rero abakunzi bacu ba Unity One Peace TV, Imana nikomeze kubaha umugisha. Abadukurikira ugifungura iki kiganiro, Imana ikomeze kuguha umugisha. Ariko nkuko nabibabwiye, ikintu cya mbere cyose tugomba gukora no kubanza tugashima Imana. Reka dushime Imana, ubundi dutangire ikiganiro cyacu, twungurane ibitekerezo. Imana nziza, Imana ikomeye, ngushimiye kuri aka kanya umpaye ko kuganira n'abanyarwanda. Iki kiganiro Mana cyubake imitima y'abacyumva, kandi Mana kiduhindure. Urakoze kuko uri Imana ishobora byose, Imana yo kwiringirwa. Reka mu mitima yacu habemwo ishimwe ryo kukuramya no kuguhimbaza, kugira neza kandi ukabishobora byose. Icyubahiro kibi cyawe none n'iteka ryose, amen. Abakunzi bacu turabasuhuje cyane, tubabwira mukomeze kudukorera comment, mukora sabone. Ibi biganiro muzaze mubisangiza abantu bagiye batandukanye, kandi muraba agaciro. Imana ibahe umugisha mwebwe mutukurikira kuri iyi channel yacu ya Unity One Peace TV. Imana ikomeze kubishimira no kubaha umugisha. Uyu munsi rero iki kiganiro ntabwo turi butinde cyane, tugiye kwiganirira ku bintu bisanzwe by'ubu buzima busanzwe. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga, umutwe w'ijambo tugiye kuganiraho, narababwiye mu mbabarire uyu munsi ntabwo turi busome ijambo ry'Imana, ariko ijambo ry'Imana ni ryubahwe, ariko uvuga ikintu cyiza nacyo kiba kikubiye muri rya jambo ry'Imana. Rero uyu munsi tugiye kwivugira ku ijambo rivuga ngo ingaruka z'imiyoborere mibi. Rero ingaruka z'imiyoborere mibi nizo ziteza icura burindi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Izo ngaruka z'imiyoborere mibi zigomba kurangira gute? Zigomba kurangizwa nawe nanjye, kugira ngo igihugu cyacu cy'u Rwanda gikomeze kuba igihugu cyiza, cya gihugu cy'umunyarwanda wese yishimira, cya gihugu kitarimwo amacakubiri, cya gihugu kitarangwa n'ibintu by'amoko, cya gihugu kitarangwa n'ibibazo bigiye bitandukanye, ahubwo kiba igihugu kirangwa n'urukundo, igihugu kirangwa n'imiyoborere myiza. Nicyo gihugu abanyarwanda twese twifuza, kuko rubanda rugufi aho mbirebye, sanga rubanda rugufi aho muri hose, cyangwa se abaturage bayoborwa aho muri hose, mwubahwe kwera ku myitwarire myiza mukunda kugaragaza, haba mu kwihangana, haba mu byo mugenda muhura nabyo, ariko ugasanga murihanganye, kandi ugasanga ubuyobozi murakomeje gukunda ubuyobozi, kandi ni na byiza, mukomeze mu bukunde. Abaturage rwose, Imana nikomeze kubampera umugisha. Abaturage muyoborwa, hari ukuntu mwitwara nyine byiza, ugasanga ibintu bigenze neza. Rero nkuko tugiye kugaruka kuri iri jambo rivuga ngo ingaruka z'imiyoborere mibi. Imiyoborere mibi, ubundi ingaruka zose abaturage twebwe tukunda guhura nazo, zituruka ku miyoborere mibi y'abayobozi babi bayobora. Ugasanga ibintu bibaye bibi, twebwe ugasanga nitwe rubanda rugufiya turi kubigenderamo, kandi ababikininyemo agakino kabo bo bamwe bakabigiramo inyungu, wenda ari n'ababitakarizamo ubuzima, ariko rubanda rugufiya cyane cyane nibo babigenderamo. Rero ngiye sindi mukuru cyane, ariko ku buyobozi bwa nyakwigendera Habyarimana nari mfite ubwenge. Icyo gihe narareba, nari nzi ikibi n'ikiza. Hari ibintu byakozwe byiza, kubaka imihanda, amastade, amahoteli amwe namwe nkuko mwumva za Serena, za Mericorine. Hari ibyo yagiye akora byiza, ariko hari n'ibyo yagiye akora bibi. Harimo nko
bamwe kwiga neza, abandi ntibakabaheza mu kutiga neza, ugasanga bamwe bariga abandi kubera ari ubu bwoko nyine ya matitire nababwiye ntabwo bagomba kujya mu mashuri ngo bige nk'abandi. Usibye ko Habyarimana iryo kosa yararikoze kandi byarabaye, kuko kuvuga ngo abahutu bahaguruke n'abatutsi ntibahaguruke, icyo kintu nacyo cyagaragaraga nk'ingengabitekerezo, tuvugisha ukuri ntabwo cyari ikintu cyiza nk'umurida yagombaga gukora. Ari izo ngaruka tufite n'ubu, icyo kintu yakoze rwose cyari kibi, ngo abahutu ntibahaguruke n'abatutsi bahaguruke, ya matitire nyine abakoroni batwinjijemo mperutse kubabwira. Kiriya kintu yitwaye nabi nk'umubyeyi, nk'umubyeyi nk'umurida, hari ahantu yitwaye nabi ku buryo hakibuba ari muzima, ahubwo iryo jambo nawe yari kurisabira imbabazi. Nk'uko nanivuze ati ingaruka z'imiyoborere mibi, izo ngaruka rero nizo zigenda zituzaho twebwe rubanda rugufi cyangwa twebwe abayoborwa, ugasanga igihugu buri gihe kirahora mu kaga kubera iza ngaruka z'imiyoborere mibi. Rero mu kwitwara nabi kwiwe, hari ibintu muri iyo myitwarire, hari ibintu bibi byaba byarabaye cyane cyane muri icyo kintu cy'amashuri, ariko mu bijyanye n'ibindi byose byagenze neza. Impamvu uvuga ngo byagenze neza, urabona nko mu bintu bijyanye n'abantu icyo gihe bari batunze, nta kuvuga ngo iby'amoko, urabona ba Rwigara, ba Rujugiro n'abandi, abantu bari batunze inka nyinshi, abantu ari abacuruzi bakomeye. Muri ibyo byo nta kintu urumva nubwo yavugaga ati abahutu ntibahaguruke n'abatutsi bahaguruke, iryo ryari rivangura, ariko mu mikorere nta vangura ryabagamo. N'abantu benshi bo muganiriye ba kera barakubwira ati rwose twari dutunganiwe, inka zacu dutunze, tumeze neza, tunywa amata, tworoye, ibintu byose bimeze neza, n'ubucuruzi bwacu tubukora neza nta mbogamizi. Ariko noneho rya jambo navuga ngo ryaramucitse cyangwa yari yaritekerejeho ryo kuvuga ngo abahutu n'abatutsi ntibahaguruke, iryo jambo ryari amacakubiri mu banyarwanda, arizo ngaruka zavuyemo iyi jenoside. Rero ibyo byatewe n'iki? Na ya miyoborere mibi. Wenda n'ikindi kintu nanenga cyabagaho muri iyo miyoborere, muri iyo myaka nari mfite, habagaho ikintu cyitwa urugomo rwinshi mu baturage. Nk'ubu waba wicaye hano ukumva nk'abashumba bakubise nk'amabuye hejuru y'amabati y'inzu yawe, cyangwa se waba wishoreye imineke ku isoko ugasanga barayikwambuye, cyangwa se n'utundi tuntu. Habagaho urugomo rwinshi cyane, rwinshi. Urwo rugomo narwo rwaterwaga n'iki? N'imiyoborere mibi muri icyo gihe cyiwe. Ariko mu bijyanye n'ubucuruzi, mu bijyanye n'imirire, mu bijyanye n'ibikorwa by'ubucuruzi, mu bijyanye n'ibindi bindi byose, ibyinshi byari byiza pe. Ariko icyishe ubuhamya bwiwe, niyo mpamvu nujya kuba umurida, reba ikintu cyangiriza ubuhamya bwawe ukirinde. Ririya jambo ryo kuvugana rimaze kuva ryo kuvuga ngo abahutu n'abahaguruke n'abatutsi, niryo ryazanye biriya bintu by'ivangura, noneho no kubyandika mu rangamuntu. Icyo kintu ntakibagirwa, kwandika umuhutu mu irangamuntu, umuhutu tutsi, ibyo bintu nabyo byatejeje ikibazo. Rero niyo mpamvu navuze ati umutwe w'ijambo, ingaruka z'imiyoborere mibi, arizo ngaruka ubu nyine turimo. Ho bitakiza kuba ibyo byo kuheza abandi mu mashuri, abantu bose bakumva ko bagomba kwiga nk'abanyarwanda, abantu bose bakumva ko bose ari abanyarwanda bakiga kimwe, nk'uko yabahaye free yo gukora business. Abantu bakora business mu buryo bwiza, nta bintu by'ivangura birimo. Ho bikiza gukomeza no mu bindi. Urumva ya miyoborere yiwe yari kubibaye imiyoborere myiza, iri strong. Ariko nyine hari ibyamucitse, bimwe biba bibi, ari byo byatejeje akaga, katumye twinjira muri aya mahano ya jenoside yabaye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibyo bintu rero bituruka kuri ya miyoborere mibi.
ariko impamvu ze kuri iri jambo unababwiye ati cyo mu bitekerezo byanjye ngomba gutanga ni ukugira ngo tukomeze twubake cya gihugu cyacu gikomeze kuba cyiza, gikomeze kuba igihugu umunyarwanda wese yisangamo kandi yishimira nta mbogamizi zihari. Narababwiye ati nta moko abaho, ni titre. Narababwiye ati abanyarwanda turumwe, kuko icyo gihe nacyo abanyarwanda bari umwe, ariko harimo ikintu cyitwa nakwita amacakubiri, cy'amacakubiri nk'ibyo nari maze kuvuga. Ariko icyo mbikundira abanyarwanda muri icyo gihe, rubanda rugufi bari basobanukiwe, kuko icyo gihe ayo matitire nubwo yari ariho, ariko barakundanaga. Abanyarwanda rubanda rugufi barasangiraga akabisi n'agahiye, udafite icyo kurya agaha mugenzi we, bakarongorana, bagashakana, ibintu bikagenda neza. Udafite agaha mugenzi wiwe, bari babanye mu mahoro kandi bose bararyaga bagasigaza, nta kibazo kindi cyari gihari. Gusa ako kantu kagiyemo ko kuvuga ngo abahutu nibahaguruke n'abatutsi nibahaguruke mu mashuri, cyangwa se bamwe bakiga abandi bagahezwa, cyangwa se icyo by'amarangamuntu hutututsi, icyo kintu cyamwiciye izina. Harimo n'icyo kindi negetse kuvuga cy'uwo yasimbuye, cyamwangirije izina ryiwe, bituma agira abanzi muri bwa buyobozi bwiwe, bituma agira abanzi benshi cyane. Akaba ari izo ngaruka n'ubu abantu benshi barimo, ariko nshaka ko bigomba kuzakemuka, ibibazo bikarangira. Ariko kuko nababwiye ati amoko ni titre, amoko ntayabaho, ahubwo tumara kumenya nyine ko twese turi abanyarwanda. Hari abantu baba bari gukina agakino kabo mu bintu bijyanye na siyasa, bagakina agakino kabo babifitemo inyungu, twebwe rubanda tukabigenderamo, kandi bo barimo barubaka ibizu, bari kwigwizaho ibimiliyoni n'ibimiliyoni. Ariko wa munyarwanda, ikintu ushaka kukubwira, nk'uko nabivuze mu kiganiro cy'ubushize, twongere twiyumve nk'abanyarwanda, tugire urukundo nk'abanyarwanda, dukundane nk'abanyarwanda, dufatane ukuboko mu kundi nk'abanyarwanda, twubake igihugu cyacu. Noneho kugira tugire ya miyoborere myiza, tugire uruhare rukomeye nk'abaturage mu gutanga ibitekerezo no kurwanya ibyo tubona bitari byiza. Kuko ijambo ubuyobozi, ubundi umuyobozi nyine Imana yabonye ko ari ngombwa ubuyobozi bubaho. Ariko ubuyobozi kubaho ni ubuyobozi bukorera umuturage, ntabwo ari ubuyobozi bukandagira umuturage. Ariko ikintu nibaza, kuki abayobozi bose bakunda kubaho mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hakunda kubamo ibintu by'ibibazo? Noneho wasanga n'abari hanze nabo barwanira za mpinduka, nabo ugasanga muri bo nabo ntibumvikana, harimo imyiryane. Ariko twemere ko niyo si turimo, cyangwa se niko umwana wenda abana b'abantu nyine, ngo niko abana b'abantu nyine tubayeho, nta muryango utabura ikigoryi nk'uko baza babivuga. Kuko urabona bari mu gihugu, abayobozi bari mu gihugu bamwe ntibumvikana, nk'uko mu bwabayeho mbere nabwo ntibumvikanaga. Bamwe bararyanaga, abandi bakagambanirana, nk'uko n'ubu biriho. Ngira ngo urabona ubu hari abari hanze, ariko ibyo bari hanze reka mbiretse, cyangwa se ibyo ubuyobozi ubu buriho reka mbiretse, ndangize kiriya kibazo. Rero izi ngaruka zose turimo, nubwo buriya buyobozi ari ibintu bimwe na bimwe bwakoze, bwari buyobowe na Habyarimana, mvuga ngo Imana ikomeze kumuha iruhukiro ridashira, nubwo ari ibyo yakoze bitari byiza, ariko sinakwishima hejuru y'urupfu rwiwe, ahubwo navuga ati Imana ikomeze kumuha iruhukiro ridashira. Ariko hari ibyo atakoze byari mu nshingano ze, kugira ngo abanyarwanda, bwa bumwe bw'abanyarwanda bwuzure, bube bumwe buri strong. Hari aho yateshutse. Ariko ijambo ryanjye riravuga ngo ingaruka z'imiyoborere mibi. Izo ngaruka z'ibyo rero atujuje mu nshingano, kandi nk'umurida aribyo yarabereyeho gukemura, nizo ngaruka turimo, arizo zagejeje u Rwanda muri aya mahano ya jenoside. Ariko nkaba mvuga ati ni never again, ibi ntibizongera. Kandi ndabizi hamwe n'Imana, ndabizi ko ibi bintu bitazongera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ahubwo ikintu tugomba gukora ni ugufatikanya n'abayobozi bacu, kugira ngo twubake cya gihugu cyiza,
kugira ngo turwanye cya kintu cyose cyitwa amacakubiri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Turwanye iki? Turwanye ayo matitire nk'uko mperutse kubivuga y'abahutu n'abatutsi, kugira ngo imiyoborere ibe myiza. Ariko izaba myiza kubera iki? Abayobozi babishizemo uruhare n'abaturage bayobowe twabishizemo uruhare rwacu. Ariko rero noneho ikibabaje muri iki gihe, ubwo iby'iriya ngoma ya kera mbivuyemo ngiye kuri ubu. Ikibabaje abaturage muri iki gihe, umuturage arakorerwa ibintu bitandukanye ntavuge, kandi hari abantu bari kumukorera ibintu bibi bimusubiza inyuma, bimusubiza muri ya mateka, byangiza ubwonko bwiwe, ariko akacejeka ntabivuge ati ibi n'ibi. Mwa baturage mwe mabwira ngo, mperutse no kubivuga mwenda mu ncamake mu kiganiro cyashize, nimwe mufite gushyiraho ubuyobozi, nimwe mufite no kubukuraho, kuko hanze hari abantu barwanira impinduka, niko mbyumva ngo barwanira impinduka. No mu gihugu tukaba dufite ubuyobozi bwacu tuzi, ariko twebwe dufite uburenganzira bwo kuvuga ati ubuyobozi bwacu nk'abaturage, twavuga ati ubuyobozi bwacu bw'igihugu cy'u Rwanda bwacu burakora neza, tugomba kubushyigikira 100% kuko buradukorera neza. Ariko igihe buri gukora ibintu bitari byiza mu nshingano bahawe, twebwe dufite uburenganzira bwo kubusezerera. Twebwe dufite uburenganzira bwo kubasezerera kuko bananiwe. Ariko igihe tubona bashoboye, dufite n'uburenganzira mu nshingano zacu zo kubabwira ati mukomeze mutuyobore, kuko turabona ko muri gukora ibintu byiza. Ariko abanyarwanda kwera turi indyarya, umuntu araza akakujya mu matwi akakubwira ikintu ugahita kukacyemera, kandi mu mutima wawe urimo urashira. Wa muntu wenda urabona wenda akuyoboye nabi, ariko kuko umuntu yakugiye mu matwi akavuga ati ntandi mahitamo, ukemera ibyo akubwiye. Nk'ubu banyarwandakazi, nk'uko mwese mubivuga mukavuga ati umuyobozi wacu nyakubahwa yatuyoboye neza rwose turamwishimiye. Buriya byari byiza ko nk'umuntu wayoboye neza, nk'umuntu mwari mwishimiye, byari byiza kubivuga nk'uko nyine mwanabivuze, nimba koko byarabaye. Usibye ko nkanye nka Joel nari kwishimira ko ajya kwiruhukira, kuko yari yakoze neza, akagira undi umusimbura ku buyobozi. Erega tuba tukeneye impinduka zigiye zitandukanye, tukareba uyayoboye imyaka 10, undi ayoboye 10, undi ayoboye 10, tukareba n'impinduka ku bandi. Ariko umuntu araje akugiye mu matwi, kandi wowe wa muntu wenda ntumukunze, kuko abanyarwanda kenshi tukunda kuba indyarya, ahubwo nawe ukemera kuko umuntu yakugiye mu matwi ukavuga ati ntayandi mahitamo reka nemere. Rero kuva mwahisemo neza kuko buri mu burenganzira bwanyu, ariko mufite n'uburenganzira bwo kuvuga ati imyaka tuyoboye irahagije, genda kwiruhukira, ubundi tukaza tunamwibukiraho. Ese ni byiza ko umuntu azaza mu Rwanda tuzatwibuka abantu, tukavuga ati abantu bakoze nabi cyangwa bakoze neza, tubibuka barapfuye batakiriho, ahubwo tugomba kubibuka mu neza bakoze, mu byiza bakoreye abanyarwanda bariho, tukabashimira, bakagira n'inama abandi babasimbura, kugira ngo bwa buyobozi bukomeze kugenda buherekanwa mu mahoro, kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Rero imiyoborere myiza niyo yubaka ubumwe bw'abanyarwanda, ariko aho imiyoborere ibaye mibi, ubumwe bw'abanyarwanda nyine burasenyuka. Ariko imiyoborere iba myiza, nk'umuyobozi wa mbere niwe ugomba kubigiramo uruhare, nawe umuturage ukabigiramo uruhare, kugira ngo dufatikanye n'abayobozi. Ntabwo ibintu byose bigomba gukorwa n'abayobozi, natwe abaturage hari inama abayobozi baduha tukayigenderaho, kugira tubashe kubaka igihugu cyacu kibe cyiza. Tukabigenderaho nyine ibintu byose tukabifatikanya n'abayobozi, nimba ari ukubaka stade, nimba ari ukubaka ibitaro, nimba ari iki, bakavuga ati hari imisanzu tugomba gutanga gutya nk'abaturage kugira ngo ibi bintu tubikemuke. Hari abakene dufite tugomba gufasha, hari abantu batishoboye tugomba gufasha, hari abantu babuze ubufasha bw'ubuvuzi tugomba gufasha, hari imfubyi n'abapfakazi babuze ububasha bwo kujya kwiga tugomba gufasha. Ibyo byose tukabifatikanya n'ubuyobozi. Ibyo mvuze rero, ubuyobozi bubaye bwiza, ibintu byose biba byiza. Ariko ubuyobozi, imikorere y'ubuyobozi ibaye mibi, ibintu byose biba bibi. Rero banyarwandakazi, cyane cyane mwebwe mutari abayobozi, mumenye uruhare mufite mu kubaka igihugu cy'u Rwanda, mumenye uruhare mufite mu gushyiraho ubuyobozi no kubukuraho, kugira ngo ibintu byo kuyoborwa n'abantu bafashe ubuyobozi ku ngufu bicike mu gihugu cy'u Rwanda, bicike, kuko byararambiranye. Abantu turashaka igihe muri iki gihe
abanyarwanda tureke ikintu cyitwa ubujiji, tuve mu bujiji, twishirireho ubuyobozi tushaka. Nimba ubu buriho nk'uko mperutse kuvuga ukaba ubukunze, yes bushyigikira uwiyamamaje umutore 100%. Nimba nye ntabushyigikiye, mfite uburenganzira bwo gutorwa ukwera ibintu numvishije ibigwi bya wa muntu nkamutora, nkamushyiraho mu nanjye biri mu nshingano zanjye no mu marangamutima yanjye, kuko numvishije ibyo ari kuvuga ari ahantu bizangeza kandi heza cyane. Ariko tutagendeye kuki ku marangamutima, kuko ubuyobozi bubaye bwiza ibintu byose biba byiza. Ariko ikintu twabuze mu gihugu cy'u Rwanda, ikintu twabuze ni abayobozi beza. Ntagire untera ibuye, ikintu twabuze ni abayobozi beza, kuko murabizi abayobozi bicara bafungwa kwera ibinyanga baba bakoze. Nkunda kubivuga, murabyumva, murabibona. Murabizi abagiye bahunga hirya no hino, bari i Burayi, abari muri Afurika, abari mu migabane y'isi itandukanye bagiye bahunga kandi bari mu buyobozi. Ese biterwa n'iki? Biterwa nyine muri ya miyoborere mibi. Ya miyoborere mibi ubwabo hari ibyo bakora bitari byiza, bamwe bikabaviramo kugenda, wenda bakoze ibibi, abahari bakoze ibyiza, wenda hari n'abandi bya bindi batumvikanyeho, ariko twebwe rubanda akaba ari twe bitugiraho ingaruka. Ariko iki gihe tugezemo, banyarwanda, banyarwandakazi, ni icyo kuvuga ngo turishyiriraho ubuyobozi, nutubona butashoboye tubusezerere nabo bajya gukora imirimo nyine nk'iy'abandi bakora ubucuruzi, bakora ubuhinzi, bakore n'ibindi, bicare kuko umuntu ananiwe nyine aricara. Ariko ibintu byo kugendera ku marangamutima, ibintu byo kugendera ku magambo, ibintu byo kugendera mu bintu by'amatitire y'amoko, narababwiye uyu mwaka bihagarare, twinjire mu mwaka wa 2024. Ibi bintu by'amarangamutima byahagaze mu banyarwanda. Narababwiye titire z'abahutu n'iz'abatutsi nta kintu zimaze, biriya ni imyanda abakoroni badushizemo. Narabibabwiye mu kiganiro gishize. Iki gihe tugezemo ni igihe cyo kujijuka, tukava mu bujiji nk'abanyarwanda, tugatora abo twishimiye, abo dushaka kubera ibigwi byabo. Noneho rero nangiye gusasira, kuko nababwiye ngo ingaruka z'imiyoborere mibi. Ingaruka z'imiyoborere mibi rero, wowe uri umuyobozi ukagira ibintu by'amacakubiri muri ofisi yawe, tayari izo ngaruka zigera ku bantu bose, zikamunga igihugu n'abagituye, igihugu kikinjira mu icuraburindi. Uri umuyobozi ugatoteza umuturage mu bintu bitari ngombwa, ukamwinjiza mu manza zitari ngombwa, ukaba wamurya utwiwe, ni ya miyoborere mibi yinjize ingaruka mbi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Kuko wa muntu bumubibyemo ikintu kibi, ubumubibyemo urwango mu mutima we, bituma yanga ubuyobozi. Ariko uri umuyobozi mwiza, ukora neza, utagendera muri ayo matitire y'amacakubiri, ukunda abantu kandi ukora mu bintu byawe neza ku murongo, utagendeye mu marangamutima, ibintu byose mu gihugu biba byiza. Ariko se igihugu cy'u Rwanda ndabona iherezo rizabiriye. Bamwe barafata ubuyobozi, abandi bakajya mu ishyamba, abandi bakabari mu buyobozi nabo barahunze, nabo bakajya hanze bakavuga ati turagaharanira impinduka. Bamara kugera ku buyobozi ibintu bakabizambya. Nk'ubu inkotanyi zigifata igihugu, kandi inkotanyi zijya kurwanira igihugu zarwaniye uburenganzira bwabo, bari barabujijwe. Babujijwe gutaha mu gihugu cyabo, nubwo imishyikirano yari yamaze kwemerwa, ariko hari igihe babujijwe gutaha mu gihugu cyabo nk'abanyarwanda. Kiriya cyari igihe cyo kuba nta n'imishyikirano, cyari igihe cyo kuvatira kabaye imishyikirano, impunzi zacu ziri muri Uganda, ziri mu Burundi, ziri muri Tanzania, ziri ahantu ku isi ahantu hatandukanye, zitaye tuze twubaka igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ariko inkotanyi zaratashye, zikoze iki? Zafashe intwaro zirarwana nyine kugira ngo zifate igihugu nazo ziyobore, kuko bari barabujijwe uburenganzira bwabo bitewe n'iki? Na ya miyoborere mibi. Ababigizemwo ingaruka mbi ni twebwe abaturage, ingaruka mbi z'imiyoborere mibi. Noneho rero ikintu ngiye kuvuga nsasira iki kintu, ni ukuvuga ngo inkotanyi ziza mu Rwanda, ndakeka ko ni ukukeka, kandi abanyumva bambabarire, ndakeka ko nta cyiza na kimwe bari bazi kiba mu Rwanda. Ndakeka ko nta cyiza bari biteguye mu Rwanda na kimwe. Impamvu mvuga ni kubera kuntu wenda bari baratotejwe, kubera kuntu baba barabujijwe gutaha, kubera kuntu baba barabujijwe gusubira mu gihugu cyabo, baraje ibintu byose
bumvaga ko nta cyiza kiri mu Rwanda. Niyo mpamvu baje inka za kinyarwanda zose, nkuko hari igitekerezo bageze gutanga mbivugamo kera ko twanywaga amata meza y'inka za kinyarwanda. Baraje za nka za kinyarwanda, turashaka inka z'inzungu. Bumvaga nyine ko ibintu byose wenda nta cyiza kiri mu Rwanda, usibye ko baje kuzana bo barabibona, babona wenda ko ari byiza byaba biri mu Rwanda. Wenda ntibumvaga ko ari n'umunyarwanda mwiza wabagaho ho wenda mu bari mu gihugu, ariko babonye kuntu abanyarwanda babakiranye ubwuzu, abanyarwanda barabakunda, abanyarwanda babereka urukundo, yaba abana b'abakobwa babereka urukundo, abasore babereka urukundo, bajya mu gisirikare, bamwe baritanga bikabije, bamwe hari n'abantu bitanze n'ubuzima bwabo barabubura, kubera ko bari bafite wa mutima wo kwakira ubuyobozi bushya, kuko bari bavuze ati wenda batotezwaga, baravuga ati tugize Imana kuko tubonye ubuyobozi bwiza, tugize Imana kuko tubonye ubuyobozi bushya mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abantu baritanga, abantu ibintu barishima, baravuga ati harakabaho inkotanyi. Kandi nako byagenze, benshi barishimye, bamwe batanga ubuzima bwabo kugira ngo bakorere igihugu cy'u Rwanda, igihugu gikomeza kuba igihugu cyiza cyane. Rero inkotanyi zikiza zo nyine nubwo zivuga ko nta kintu cyiza cyabagamo muri gihugu cyacu, ariko ko babonye babakirizanyije impundu n'amashyi, kuko bashakaga impinduka, kuko habagaho imiyoborere mibi itari ihwitse. Ariko rero icyo nshatse kuvuga ni iki: mu miyoborere mibi itari ihwitse nubwo yabayeho muri icyo gihe, ariko noneho turifuza noneho imiyoborere myiza ikomeza kurangwa n'abanyarwanda, abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Ugiye mu buyobozi wese gerageza wumve umuturage, kuko umuturage ni umugisha ukomeye, umukorera ibintu byiza, umwakirana ubwuzu, nimba ari serivisi y'ubuntu yimuhera ubuntu, nimba ari ikintu cyose akeneye cyose umuturage akibone, kugira ngo ya mikorere myiza irusheho kubaka igihugu cyacu. Ko navuze ati ingaruka z'imiyoborere mibi, ariko sinifuza ko hazabaho ingaruka z'imiyoborere mibi, noneho ndifuza ko hazabaho ingaruka z'imiyoborere myiza. Abanyarwanda bakaba abanyarwanda bakundana, abanyarwanda bakunda ubuyobozi mu buryo bundi n'ubundi, mu buryo bwo kubaka cya gihugu kugira gikomeze kuba strong. Rero ayo mateka twagiye tuvamo ya bwa buyobozi bubi bwa kera, ayo mateka turashaka tuzayasezerere, ntazongere kubaho mu gihugu cyacu ukundi. Ahubwo tukomeze tukunde ubuyobozi bwacu, tukomeze tubwubahe, tukomeze tubafate mu mugongo. Ahubwo hari ikibazo tukomeze turebe igikorwa cyose kugira ngo tugikemure mu buryo bw'ubwumvikane, ariko atari mu buryo bwo gusebanya, atari mu buryo bwo kwanga ubuyobozi, atari mu buryo bwo kuvuga nabi ubuyobozi. Ahubwo icyo ubona kitagenda, twicare hamwe na ba bayobozi tuvuge ati iki n'iki ntikigenda, tugomba kugikemura muri ubu buryo ubu n'ubu, ariko tutagiye gusebanya, kuko gusebanya biri mu bintu bisenya igihugu, ntabwo biri mu bintu byubaka igihugu. Rero ibyo bintu nibyo bigomba kurangira mu banyarwanda no mu bayobozi. Ariko nawe muyobozi, nimba wagiriwe ubuntu ukabona iyo nkoni y'ubuyobozi, gerageza ukore neza mu buryo bundi n'ubundi, ku buryo umuntu wese akomeza kugubwa neza kandi yishimye kuri wa muturage wawe uyoboye. Ariko imiyoborere mibi nk'uko nabivuze niyo isubiza igihugu cyacu mu icuraburindi. Ariko nkaba nshimira Imana ko ari ba bayobozi beza bagerageza gukora amasaha 24 kuri 24 kugira igihugu kirusheho kuba cyiza. Ariko nkagaya na ba bandi bakora nabi igihugu kugira gikomeze kuba nabi. Ubwo mvuga bakora nabi ndi kuvuga mu gutoteza abaturage, mu kurya ruswa, mu kugereza imisoro nk'uko n'ubundi yegetse kubivuga. Ibyo byose biri mu bintu bidusubiza hehe? Ahantu habi. Rero abaturage ari byo ngiye kurangirizaho, banyarwanda banyarwandakazi, icyo tugomba gukora nimba turi abaturage, ikintu cya mbere ubuyobozi bwose twishyiriyeho, kuko nitwe tuba twabwishyiriyeho, nitwe tuba twabukunze, tugomba kubufata mu mugongo. Ariko ibikorwa bibi na ba bandi babi tukabivuga tutinyutse, bakatugira inama, kandi bikakorwa neza, bigahinduka bitari mu bintu by'induru. Ariko ibintu bijya kuba mu induru ari uko ba bayobozi banze kubikemura. Wowe nimba uri umuyobozi nyine
umva abaturage bawe, nimba watowe ubahiriza inshingano zawe, uzubahiriza nk'umuyobozi. Noneho rero nyine aricyo nari ndimo mbabwira, ndimo ndasozerezaho. Igihe kirageze, ikintu cyo gufata ubuyobozi ku ngufu, icyo gihe tuzagisezererwe, tukisezerere nako sorry, tugisezerere. Nimba abayobozi twitorera abayobozi dushaka, dukunze, tubashyireho, kandi nitubona ibyo bakoze inshingano twabaye batazubahirije, tubakureho dushireho abandi. Icyo nicyo kintu kizubaka igihugu cyacu kikaba cyiza, kuko abari hanze benshi barwanya leta y'u Rwanda barashaka impinduka. Wenda bashobora kugera mu gihugu, izo mpinduka wenda zikaba, ariko se nimugera mu gihugu muzakora neza nk'uko mubibwira abaturage? Ariko nibinaba, byakabaye byiza nimba binabaye nk'uko bivugwa mu binyamakuru, nk'uko munabivuga namwe abari hanze, abaturage bishyiriyeho umuyobozi bashaka. Apana kuvuga ngo wenda ngo ugiye ngo kwera wafashe gutya na gutya ngo ibi nibi. Ibyo nibyo bintu bidushyira mu makuba, nibyo bintu bidushyira mu kaga. Rero bayobozi bacu, ndangiza iki kiganiro ndi kubabwira abayobozi bacu, mugerageze mwumva abaturage, mwumva agahinda k'abaturage, mwumva ibitekerezo by'abaturage. Nimba umuturage ahuye n'ikibazo, mucyumve mukikemure. Apana kumukubita hirya no hino no kumusiragiza amezi n'imyaka no kumushyira mu manza zitaza zirangira. Mureke tukore ikintu cyubaka igihugu cy'u Rwanda. Ubuyobozi bwose tuzatugira burangwe n'ubugwaneza, burangwe n'urukundo, burange no gukorana n'abaturage muyoboye, burangwe no kwicara hamwe n'abaturage mukareba ibitari kugenda neza kugira bibashe kugenda neza. Ikintu nsonzerejeho rero, hari abayobozi bakora nabi, ibyo birazwi, hari n'abakora neza. Ariko abakora nabi ni benshi pe muri iki gihugu, ni benshi. Ariko abakora neza mufatikanye n'abaturage nyine tubashe kubaka igihugu cyacu kibe cyiza. Nkarangiriza kuri iri jambo nk'abayobozi, ni igitekerezo nakunze gutanga mu binyamakuru bitandukanye. Bayobozi bacu, igihugu cy'u Rwanda ubu ikintu cyitwa urusimbi, negetse kumva n'umukuru w'igihugu akivugaho, ikintu cyitwa urusimbi cyangwa se bakunze kwita betting, nacyo ni ikintu kiri mu bintu biri gusenya igihugu cy'u Rwanda. Ubu mu gihugu hose n'urusimbi, ahantu hose no mu byaro byarahageze urusimbi. Izo betting, mumenye ko ibyo bintu biri kuzana ubukene, bigatuma abana b'u Rwanda batika. Abana barabaha amafaranga yo kujyana ku ishuri, ho kugira bayajyane ku ishuri bakirukankira mu rusimbi. Ikindi cya kabiri, abana bari guta amashuri kubera abana babo amafaranga yose bayamariye mu rusimbi, kuko winjiye muri iriya nzu ntazavamo. Nubwo bakurya miliyari, usibye imbaraga z'Imana zonyine zagukoreramo, Imana ikagushyiraho ikiganza cyayo ukavamo hariya, ariko gusohokamo hariya biragoye. Rero bayobozi bacu, mwatufashije ibi bintu by'imikino y'amahirwe mu gihugu cy'u Rwanda byuzuye hirya no hino. Nk'ahantu hari imiryango nk'irindwi, umwana arasohoka ajya ku ishuri ntihahitira, yaba ba segonderi, yaba ba primaire, yaba ba kaminuza. Narababwiye ati ibi bintu nimutabikora ngo mufungiye imikino y'amahirwe mu gihugu cyose, ibi bintu bizasenya igihugu, za mayibobo mu gihugu kizakomeza kuba nyinshi. Noneho bikubitane n'ubukene dufite, bikubitane n'ibibazo tugenda duhura nabyo muri business, bikubitane n'ibindi bibazo tugenda duhura nazo mu buhinzi n'ibindi. Noneho abantu bose ubu bari kwishora muri ibyo biyobyabwenge by'urusimbi, bigatuma mayibobo ziba nyinshi, bigatuma ibirara biba byinshi, bigatuma amabanda aba menshi. Urabona abantu bagenda mu modoka meza ukabona nabo barimo baresikoroka kwera benshi bajya gukina urwo rusimbi. Nk'ubu hari umuntu uherutse kunyesikoroka, ariko Imana imubabarire, simuvuze izina, ariko urusimbi bayobozi, nimutarekura urusimbi mu gihugu cy'u Rwanda rurimo runonona, kandi abazungu barimo barayora amamiliyari n'amamiliyari bajyana hehe? Iwabo i Burayi. Namwe mukinjiza umusoro wenda wubaka igihugu, ariko mumenye ko abana benshi barimo barabigenderamo, bagata amashuri kubera ababyeyi babo babetinze amafaranga yarangiye. Abagore bari kwahukana abana bakabirenganiramo kubera abagabo babo amafaranga bayabetinze, amafaranga yarangiye. Abayobozi bari kurya ruswa ku bwinshi, bamwe na bamwe, kubera ko babuze amafaranga yabo yarangiriye mu rusimbi. Kuko ushobora kuba ufite miliyoni 100 bakazirya, ubwenge bukagaruka ari uko zarangiye. Ugahura n'umuntu nawe akakugirira impaka yagwana n'ibihumbi na miliyoni 2 bya gukora business, wajya kuyikora wayamuhana yakayijyana mu rusimbi. Rero bayobozi, ikintu cyitwa urusimbi nacyo
nabyo biri muri bya bindi ingaruka z'imiyoborere mibi. N'ibyo bintu nabyo n'ibiyobyabwenge mugomba kubica, nabyo biri mu ngaruka z'imiyoborere mibi. Ibyo nabyo bigomba gucika mu izina rya Yesu. Reka mbivuge gutyo, ikintu cyitwa urusimbi n'ibindi kugira ngo imiyoborere ikomeze kuba myiza, ikomeze kuba strong mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, n'urwo rusimbi ruhagarare. Shimira abakunzi bacu, ibi biganiro ni mu byumva, mu bikwirakwize ku nshuti n'abavandimwe, mu bikwirakwiza ahantu hagiye hatandukanye, kuko ndashaka ko igihugu cyacu gikomeza kuba igihugu cyiza. Uyu mwijima turimo, iri curaburindi turimo, ibi bibazo turimo byose bikarangira. Rero icyo navugaga, urusimbi rugomba gucika mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, n'abandi bumvireho bose. Urusimbi rwo ruzacike, kuko mu bihugu by'i Burayi barukura mu buryo, abenshi barukura mu buryo bwo kwishimisha, ariko none muri ibihugu byacu bikennye barugize abantu bose business, nta bantu bagikora akazi, bose bishoye mu rusimbi, yaba abakire abakene, yaba abatishoboye abaki, abayobozi abatari abayobozi, bamwe na bamwe bose bishoye mu bintu by'urusimbi. Kandi urusimbi rurimo rurayogoza igihugu cyacu, abandi barimo barayora amamiliyari bajya kubaka hehe hanze. Rero abakunzi bacu ba channel yacu, ibi biganiro mu bisangiza abantu bagiye batandukanye, kugira ngo n'uwumva iki kiganiro yari afite no kujya no muri urwo rusimbi narwo azarureke. Ntabwo uzahura n'akaga kuko ubu bukene turimo, uhure n'akaga k'ibibazo turimo, uhure n'akaga k'umwijima turimo, noneho n'abana n'utwo dufaranga tubiri uri kubona natwo abana batujyanye mu rusimbi. Umugabo wawe ibyo yari guhahira abana bigiye mu rusimbi, umugabo ibyo yari kwishyurira abana bawe ishuri bigiye mu rusimbi, ejo bigize ingaruka mbi ku bana. Urusimbi rucike muri iki gihugu cy'u Rwanda, nicyo kintu cya mbere. Leta, hari ibintu byinshi leta igomba kwisubiraho, ariko ikintu mbasaba bayobozi, ikintu mbasaba cya mbere, urusimbi mu gihugu cyacu, iyi mikino y'amahirwe iyo ari yo yose icike mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko ibi byose ni za ngaruka ziri kuba ku banyarwanda. Rero bayobozi, ndabakunda, ngiye simbanga, nubwo duhura n'ibibazo bitubangamira, bituca intege, bidusubiza inyuma, bitukenesha, kubera abayobozi babi nkunda kuvuga, ariko twebwe nta mutima mubi tubafitiye. Ahubwo muhindure ibintu byose bigende neza. Noneho nkuko nabitangiye mvuga ngo twirinde imiyoborere mibi, kuko ari dusubiza mu icuraburindi cyangwa dusubiza mu bibazo. Iyo miyoborere mibi ihagarare. Nimara guhagarara, harimo ibintu byinshi nagiye ntangamo ingero, igihugu cyacu cy'u Rwanda kiraza kuba cyiza. No mu bintu by'amatora, amatora azaza agenda neza kandi abe mu mucyo. Tutore uwo dushaka, nibimunanira tumukureho, dushyireho uwo dushaka. Ariko ibintu by'agahato, ibintu by'amarangamutima, ibintu by'iki byose bigomba guhagarara mu izina rya Yesu. Impamvu izina rya Yesu rishoboye byose, izina rya Yesu rirafasha, kandi izina rya Yesu niryo rikuraho ibyo bikuta byose biba byitambitse imbere yacu. Rero hari ukuntu tuvuga ibintu byinshi, bimwe tukabisubiramo, kubera biba byaturenze ibyo kuvuga bari byinshi, muzaze mutubabarira. Bimwe na bimwe tukagenda dusubira mu magambo, kuko biba byaturenze ibyo tubona n'amaso yacu, biteye ubwoba, aba ari ibintu biteye ubwoba, bibabaje. Rero ndabashimiye, amahoro y'Imana nabane namwe, kandi turabakunda. Bye bye.